mafite ibyiza byinshi, mafite udushya twinshi cyane cyane ko uyu munsi mu byo nabazaniye tugiye kuba twahera ku ndirimbo zagiye zisohoka nk'uko musanzwe mubizi ko dutangira ku ndirimbo zasohotse tugenda tureba ese izi ndirimbo bimeze bite, ese ziri kurebwa zite kuri social media. Indirimbo ya mbere tugiye guheraho ni indirimbo bita Full Stop. Ni indirimbo bita Full Stop, ni indirimbo navuga yasohotse ku itariki ya mbere y'umwaka, mbese nyine ni impano uwo bita Ishkevin yageneye abanyarwanda cyangwa se abakunzi biwe, aho yavuze ati reka mbakubite indirimbo bita Full Stop. Ibi kandi aheruka kubitangaza muri press conference duherukamo hamwe n'itangazamakuru ndetse n'abahanzi nyarwanda, ubwo yavuga ko ateganya guhereza gift abakunzi biwe, akaba yabahereza indirimbo y'umwaka cyangwa se hip hop itangira umwaka. Iyi ndirimbo rero Full Stop ni indirimbo navuga ko iri kubikora ku mihanda, ni indirimbo iri kurebwa neza, ni indirimbo kandi irimo verse nziza, irimo imirongo myiza cyane ko imaje kuba yarebwa n'abantu bajya ku 107 mu minsi 5 gusa. Ubwo urumva ko ni indirimbo ihagaze neza cyane, indirimbo nyine navuga ko iri kureba kuko nyine mu minsi 5 kwa indirimbo yarebwa n'abantu bagera ku 100,000. Ni byiza cyane, ni ibintu bigaragara ko nyine arimo arakurikiranwa cyane. Ni kimwe amwe mu magambo rero uyu musore cyangwa se abo basore bombi baririmba, hari aho bavuga bati ndi umurara uri hano waje gufasha papa Iva kugumana siri. Urumva ko nyine aho ni Juno Kizigenzo uri kuvuga avuga ati nyine ni umurara ubu urimo urakora cyane kugira ngo agumye afashe muzehe wacu kabisa kugumana siri. Nyine urumva mu byo akora mu bihangano bye agira icyo yafasha urubyiruko nyine kugira ngo rube inspired cyangwa agire icyo yarwungura, yaba mu bitekerezo cyangwa se mu zindi nkunga zigiye zitandukanye. Ndaza kwibutsa kandi ko ufite igitekerezo cyangwa se ikibazo ushobora guhamagara kuri nimero uri kubona aho hasi then tukavugana. Ikindi kandi reka nkwibutse ko muri aka kanya ushaka kwamamaza mu kiganiro cyanjye Cross Vibes, amarembo arakinguye, ubu ngubu ibintu bimeze neza kabisa, muze dutangirana umwaka tumeze neza. Okay, tukiri rero kuri Juno Kizigenzo, reka tuhite twikomereza kuri Amalone. Amalone naho yasohoye indirimbo bita Oni, imaze kurebwa n'abantu bajya ku 51 mu minsi 5 ndetse na comment zigera kuri 213. Urumva Amalone murabizi ko ari umwe mu bahanzi baje bakabikora neza mu myaka yashize, mu mwaka 2020 cyangwa na 19 gutyo, mbere ya corona yaraje akora ibintu bya dance, abantu baramwunguranira, aho uwo bita DJ Pass ndetse n'uwo bita producer Aizo bakoze intambara y'akataraboneka. Umwe avuga ati Amalone ni umuhanzi wanjye, undi nawe ati nago ari wawe ninjye wamuzanye, ibintu nk'ibyo. Urumva nyine nyuma rero biza kurangira Amalone akoze amahita agiye atandukanye, ubwo yabaga muri 1K Entertainment, then aza kuba yatandukana nayo. Nyuma yo gutandukana na 1K Entertainment, abantu benshi baribaza bati Amalone araguye, Amalone ntabwo azongera gukora. Ariko mu minsi yashize Amalone yasohoye akantu kameze nk'aka EP nayo yarebwe neza, aho harimo indirimbo bita Champion ndetse n'izindi nyinshi. Ubwo urumva nyine uyu munsi akaba yavuze ati reka mbare kure indi ndirimbo bita On Me. Ni indirimbo rero nayo imaze kuba yarebwa abantu bajya ku 50 ku muhanzi wari umaze igihe kinini adakora. Ni ibintu byiza cyane, ni ibintu by'agaciro. Amalone rero kandi aherutse gutangaza, murabizi ko ku itariki ya 31 habaye ikiganiro cya Israel Mbonyi, aho yaje kuba yakuzuza ndakeka ku itariki 24 nibwo habaye ikirori cya Israel Mbonyi cyabereye muri Arena. Ubwo rero Amalone yaje kuba yatangaza ati reka kiriya ntabwo ari igitaramo ahubwo ni igiterane, kuko ntabwo igitaramo cy'amasaha 5 ku bahanzi batatu ntabwo kiba cyari igiterane, ntabwo ari igitaramo, nimukazajya mubyitiranya. Dukomeje tuhite tujya kuba bita Safi Madiba. Ndaza gusaba kubanga bw'ibyuma bazigende bandebera amwe mu mafoto kabisa bayabasangize kugira ngo ibintu bigende fresh kabisa. Then dukomeza tujya kuba bita Safi Madiba, aho Safi Madiba naherutse gusohora indirimbo bita Fame. Ni indirimbo nayo imaze kuba yarebwa n'abantu bajya ku 132 mu minsi 4, ndetse ikaba imaje kugira comment zigera kuri 440. Ubwo urumva nyine birimo biragenda kabisa biza. Uyu muhanzi byavugaga ko nawe ashobora kuba yarahagaritse umuziki nawe, urumva ko abantu benshi bavugaga batese uyu muntu
udakora we bimeze bite, ariko ubu ngubu yavuze ati reka mbakubite akazigo abantu bavugire rimwe kabisa, dore ko ibintu uko byakagenda kose. Ni indirimbo rero ifite amashusho meza, ni indirimbo nakifuriza buri wese kuba yayireba, cyane ko ni indirimbo nyine murabizi ko Safi Madiba nyine yaramaze igihe kinini adakora, ariko kuri ubu ngubu urabona ko nyine yabaziye kuri projet nziza, nyuma yaho atandukanye na Lebo yabagamo akajya muri no kuri music, then akaba ari navuga ko ari nkayo projet ya mbere ashoboye kuba yashyira hanze kabisa. Urumva ko ni ibintu byiza cyane, urumva ni ibintu by'agaciro. Safi Madiba rero iyi ndirimbo iri kurebwa cyane, ni indirimbo navuga ko irimo abantu, umukobwa umeze fresh, amashusho nyine namwe muraza kuba mwayireba, ndaza gusaba kubanga bw'ibyuma baraza kuba bayibashyiraho cyangwa se tuyibasinyemo show irangiye kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza. Twite tujya kuba bita ririmba mbere na mbere rero, ubwo urumva twise tujya mu cyo bita hip hop. Iyo tugeze muri hip hop rero ngewe murabizi ko biba ngombwa ko umuntu abanza agahaguruka kuko tuba tugeze muri 5. Uyu rero ni bamwita Ririmba, aho nawe yasohoye album yise nitwa Ririmba, na album yise yahimbye agendeye ku izina rye, murabizi ko yitwa Ririmba. Ubwo urumva nyine yahise avuga ati reka mpereza abakunzi banjye album yitwa nitwa Ririmba, nyine abumvishe ko ari Ririmba, nyine agomba kubakubita umuzigo wo kuririmba ibintu bikagenda neza cyane kabisa. Iyi ni indirimbo iyi album rero iriho indirimbo zigiye zitandukanye, rero amakorabo agiye atandukanye, akaba ari album reka ngende mbareba zimwe mu ndirimbo ziriho turebe, reka ndebe zimwe mu ndirimbo ziriho. Zimwe mu ndirimbo ziri kuri album, hariho iyo bita Itangiriro, hakaza iyo bita Amafaranga ari kumwe na Maestro Boomin, hakaza iyo bita Murekatete Mwisanzure, hakaza iyo bita 800 Zero Degree Fahrenheit ari kumwe na Kevin ndetse na OG Tuton, hakaza iyo bita Cryptocurrency, hakaza iyo bita Turi Hanze ari kumwe na Long J, hakaza iyo bita ATM ari kumwe na Yuhi Mike, hakaza iyo bita Kwanda ari kumwe na Kisiga, hakaza iyo bita Jupiter ari kumwe na Bobby Banks ndetse na Yannick MYK, hakaza iyo bita Ejo Heza ari kumwe na Bobby Banks, hakaza iyo bita Stay ari kumwe na Kenny Keshat, hakaza iyo bita 4000 km/h ari kumwe na OG Tuton, ndetse hakaza iyo bita Bask ari kumwe na Shemi and Choose 96. Iyi ni album navuga ko ni album iri kubikora ku mihanda, ni album abantu benshi bakiriye neza bitewe nuko ari indirimbo nyinshi cyane ko uyu nguyu uririmba abantu benshi batari baherutse kuba bakumva indirimbo ziwe, ariko ubu ngubu yavuze ati reka mbakubite album ya danje kabisa. ariyo mpamvu yasaza abakubita album, navuga ko yabakubise package nziza, ko murabona ko hariho collabo zigiye zitandukanye n'abahanzi bagiye batandukanye. Urabona afitanye collabo n'uwo bita Kevin, navuga uhagarariye Trapish Music, akaba ari n'inshuti yiwe bya hafi, ndetse kandi si Kevin wenyine bari kumwe, hariho n'uwo bita OG Tuton nawe n'inshuti ye bya hafi bakorana cyane, hakaba hariho n'uwo bita Yuhi Mike, muramuzi mu ndirimbo bita Weekend, aho ari kumwe na Weekend, aho ari kumwe na Okama ndetse na Mistake, ndetse kandi reka tuhite tureba n'izindi ndirimbo n'abandi. Hariho uwo bita Kisiga, hariho uwo bita Bobby Banks, hariho uwo bita Kenny Kesha, OG Tuton na 396, ndetse hariho n'uwo bita Shemi, umusore uri kubikora neza muri iyi minsi. Urumva ko nyine umusaza Ririmba yabateguriye abakubise album yatanje cyane kabisa. Rero tuvuye muri update, mbere yuko tuva wenda muri update izindi ndirimbo zimaze iminsi zisohoka, naza gusaba ku buhanga bw'ibyuma banze badushyire imwe mu ndirimbo z'abo bahanzi na mbere na mbere ndifuza ko abakunzi banjye ko nzabakinira indirimbo bita indirimbo y'umuhanzi bita Shemi, indirimbo y'umuhanzi bita Shemi bita I don't want avuga ngo arashaka peace of mind, arashaka peace of mind. Iyo ndirimbo babanze bayidushyiraho kabisa, bayidukinire ibintu bigende fresh kabisa, then mukanya bita ngaruka murabona turangije icyo bita gupremieringa zimwe mu ndirimbo zasohotse ndetse na album zasohotse. Mukanya tugiye kwita tugaruka tu updatinga indirimbo zijya gusohoka nize, ndetse kandi tuhita tujya no muri showbiz, twinjira muri showbiz n'imbere twese bimeze biteka. Nse ku buhanga bw'ibyuma banze badushyiraho iyi ndirimbo bita Peace of Mind. Ni indirimbo iri kubikora, ni indirimbo navuga ko ihagaze neza ku mihanda cyane ko abantu benshi yabaye nk'isereri mu mitwe yabo kabisa. Reka nse ku buhanga bw'ibyuma tuzamuriye indirimbo dore mu kanya tuhita tugaruka. Iyo uwo nguwo yari Amalon, aho yababwiraga ati On Me, ni indirimbo iherutse gusohoka minsi yashize nk'uko nababwiraga, kandi murabizi ko manimo ndagenda mbazanira udushya gusa kabisa. Mbibutse ko muri aka kanya nababwiye ko mu kanya gato ndi buze kuba mfite abatumirwa bagiye batandukanye, aho nazanye abasore b'impano zigiye zitandukanye, abasore b'impano navuga ko
bafite impano zo hejuru kabisa, cyane cyane ko noneho n'umunsi mu Gashyantare bakaba bazaniye umukobwa muraperi uri kubikora neza uwo bita Dylan Felix, akaba afite indirimbo nziza ndetse kandi akaba yagiye akora indirimbo zigiye zitandukanye zagiye zinamenyekana hano mu gihugu cy'u Rwanda. Muri aka kanya rero reka mbabwire ko nyuma y'iminota mike cyane ndibuze kubagaruka muri studio ndi kumwe n'umutumirwa mfite uwo bita Ramton muri studio, mfite ndetse n'uwo bita Joboy ndetse murumva nyine turaza kuba turi kumwe n'udushya gusa. Ndeka mbere na mbere yo kugira ngo tujye muri ibyo byose, kwanza reka tubanze dukomezanye na update z'uyu munsi. Murabizi ko twaba tuvuye ku ndirimbo zasohotse, ahubwo reka tujye mu cyo bita teasering time, aho tugiye kuri indirimbo zigiye kuba zasohoka mu minsi iri imbere. Zimwe mu ndirimbo ziri gutangazwa ko zigiye kuba zasohoka ariyo bita Yaramaye, uwo bita Kiriku Akiri ndetse na Kivumbi King. Iyi ni indirimbo bagiye gusohora nyuma yo kwashiza umwaka nanone Kivumbi King akoranye indirimbo na Kiriku Akiri, akaba ari indirimbo yarebwe imaze kurebwa n'abantu bajya ku 21 mu gihe cy'umwaka, ariko impamvu itarebwe nuko ari audio. Ubwo urumva kandi ubwo bishoboka ko ariyo mpamvu ishobora kuba itararebwe, kandi akaba yarasohotse kuri album ya Kivumbi King, akaba ari album yise DID. Rero iyi ndirimbo rero byatangajwe ko bari hafi kuba bayisohora, akaba izasohokana na audio ndetse na video. Akaba Kiriku akaba posting abwira abakunzi bati mwitegura indirimbo kabisa, iraza kuba ari umuriro cyane ko baramaze igihe kinini badakorana. Ibi rero ni ibintu bishobora guhita bigusaba gutekereza ibintu byinshi bigiye bitandukanye, kuko murabizi ko mu minsi yashize uwo bita Kivumbi King yarafitanye ikibazo n'uwo bita Papa Cyangwe, ariko noneho bikaba byaje gucanga benshi. Ubwo noneho Kivumbi yaje gukorana n'umwe mu bakorana n'inshuti za hafi za Papa Cyangwe. Murabizi ko Double J once again akorana cyane n'uwo bita Kiriku Akiri ndetse nekeza ko ari muri team imwe. Rero ubwo ngubwo birashoboka ko bishobora kuba biri gucanga abantu uburyo bano basore bombi bahise bagenda bakiga bagabanya abangaba. Urumva bombi bafitanye ibibazo, ari Kivumbi na Papa Cyangwe bafitanye ikibazo bo ubwabo, ariko Papa Cyangwe yagiye afata Double J bakorana collabo, noneho n'undi na Kivumbi King yahise agenda afata Kiriku Akiri bakorana collabo. Reka turebe indirimbo izaza iritinga kurusha izindi ni iyihe. Nawe ushobora kwibaza ese ni iyihe ndirimbo. Mbere na mbere yo kudukomeza rero reka tuhite tubanza turebe ese muri iyi minsi ibintu biri kuba trend social media ni inkuru ziri kuba trend social media. Inkuru navuga yabaye iri kuba trend uyu munsi nuko uwo bita reka turebe inkuru navuga iri kuba trend uyu munsi nuko uwo bita Papa Cyangwe biri kuvuga ko ubu ngubu yerekeje mu Burundi, yagiye kuba yakora video y'indirimbo nshyashya afitanye n'uwo bita Double J ya kabiri yindi. Ubwo urumva ko ashobora kuba nimba ari album ari guteganya, sinzi ibyabo, sinzi n'ibyo bari gutegura. Mbere na mbere reka tubanze tugirebe kuri top 10 twabategure. Murabizi ko nabagiye ko mu kiganiro Classic Vibes tuzajya tubageza top 10 zigiye zitandukanye. Nawe ushobora kwandika muri message ukavuga ati indirimbo ndifuza ko yazaza muri top 10, ndetse kandi ikintu nabamenyesha ko nuko uko show irangiye tuzajya tubasigiramo izo ndirimbo zikagenda zibaryohera. Zimwe mu ndirimbo rero zigize top 10 y'uyu munsi nuko ku mwanya wa 10 dufite iyo bita Bonane, iyo bita DJ Pius. Ni indirimbo iri kubica, ni indirimbo iri kubikora neza ku mbuga nkoranyambaga, akaba ari indirimbo yakoze agambiriye kuba yayihereza abakunzi biwe abifuriza umwaka mushya muhire. Rero iyi ndirimbo rero iri kubikora fresh cyane. Tukira aho ngaho twita twikomereza ku ndirimbo ya 9, akaba ari indirimbo y'uwo bita Oleg yitwa Araryoshye. Oleg byari bimaze iminsi bivuga ko yari yarafunzwe, ariko ubu ngubu akaba yaje kuba yasohora indirimbo bita Araryoshye, aho yatakaga umukobwa avuga ati umukobwa araryoshye kabisa. Uyu Oleg kandi ni umuhanzi wo mu Burundi uri kubikora neza, ndetse akaba ari umuraperi mwiza cyane ugenda uririmba indirimbo zigiye zitandukanye. Reka twite dukomeza ku ndirimbo ya 8 aho tuyasanga Amayinka ya Kalifani. Amayinka ya Kalifani ni indirimbo nawe aheruka gusohora mu minsi ishize, akaba ari indirimbo afitanye n'uwo bita Bitkira akaba ari umuraperi ubikora neza cyane. Rero bafatanyije hamwe we na Kalifani basohora indirimbo bita Amayinka. Ku mwanya 7 turasanga indirimbo bita Bella ya Benadol. Ni indirimbo navuga ko nayo ni indirimbo ifite amashusho ahenze, ni indirimbo ihagaze neza, ni indirimbo abantu benshi bishimiye bakiriye neza, kandi na n'ubu ikaba ikiri gukinwa ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Akariyo mpamvu yaje ku mwanya wa 7. Dukomeze ku mwanya wa 6 turasanga iyo bita Rata ya Yago Foliri. Yago Foliri murabizi ni umunyamakuru ugenda ubikora bigacika, ndetse kandi yaciye na hano kuri Good Rich TV, ndetse muri aka kanya akaba arimo aratangira urugendo rwe rwa muzika, ndetse akaba anatangaje abakunzi be ko agiye kwabahereza new content nyuma yo gutangira umuziki. Rero ubu ngubu yasohoye indirimbo bita Rata, akaba dufite ku mwanya wa 7.
ku mwanya wa gatanu rero tujye ku mwanya wa gatanu turasanga indirimbo bita Fame, ni indirimbo y'uwo bita Safi Madiba, akaba ari indirimbo nayo nabibabwiye ko ni imwe mu ndirimbo zasohotse muri iki cyumweru kandi akaba ari indirimbo iri kurebwa neza cyane. Tujye ku mwanya wa kane turasanga bita Full Stop. Iyi Full Stop rero irimo uwo bita Ishkeve ndetse na Juno Kizigenza. Tuhite dukomeza rero tujye ku mwanya wa gatatu, tuhite turahasanga indirimbo bita Igitego y'uwo bita Andi Bumuntu. Twirukanse rero tuhita tujya ku mwanya wa kabiri aho tuhasanga indirimbo bita Peace of Mind y'uwo bita Shemi, akaba ari umupeti uri kubikora neza ku mihanda kabisa, arimo aragenda bigenda fresh, ndetse indirimbo Peace of Mind ni indirimbo navuga ko irimo iragenda ibikora, abantu benshi bari kuyikunda cyane. Reka tuhite tujya ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere rero nta yindi turasanga indirimbo bita Love Me Hard, ni indirimbo y'uwo bita Bruce Melody, aho aza ataka umukunzi we, aza avuga ati kabisa mukunzi wanjye ni wowe ugomba kunkunda, niwe tugomba kugumana. Yindi akaba ari indirimbo kandi Bruce Melody yasohoye nyuma y'uko hari hashize iminsi yerekanye ifoto ari kumwe n'umugore we babana atakujyaga akunda kugaragaza, ariko nyuma yo kumugaragaza akapostinga avuga ati wantwaye ubusore bwanjye, ndashaka ko uzantwara n'ubusaza bwanjye. Ubwo urumva yifuzaga ko bazakomezanya paka bashaje cyangwa se mpaka mu busaza bwabo. Rero ahita asura indirimbo bita Love Me Hard, ni indirimbo nayo iri kubikora cyane, indirimbo abantu benshi bari gukunda bitewe n'uburyo iratuje kandi ni indirimbo nziza cyane kabisa, akaba ariyo ndirimbo yaje ku mwanya wa mbere muri Classic Vibes Top 10. Reka nawe nkubutse ko nawe hari umuhanzi ukunda cyangwa se hari indirimbo ukunda, tutitaye ngo n'umustar cyangwa ninde, wowe ushobora kwandikira muri message ukavuga uti turifuza ko iyi ndirimbo yazaza kuri muri Top 10 y'icyumweru gitaha, tuzagenda tubibakorera kabisa. Reka tuhite dukomeza rero tubanze dusome message z'abakunzi bacu bagiye bandika. Uyanditse haye ndagukurikiye mu kiganiro cyawe ndagukunda, ni yawe namba wakuyemo rinete nkakureba neza. Uyu ngo nsabye gukuramo rinete ndaje nzikuremo mu kanya gato cyane. Ikindi kandi nuko iyi ntago ari nimero yanjye nayo ndaza kuyitanga ku bantu bakeneye kuba bamvugisha, yaba services zigiye zitandukanye ndetse namwe mushaka kwamamaza mu kiganiro cyanjye kabisa. Nimero ndaza kuzitanga, ariko kugira ngo mutabyibagirwa reka manze zitange 0782007152 mumamagara tuvugane ibintu bizima kabisa. Undi ati hayi mumeze mute? Ni Sandrine Musanze, ndabakunda cyane, ndashaka indirimbo Jaja by Juno na Kivumbi King. Murakoze cyane. Indirimbo Jaja ivuye mu kanya, uratwihanganira nibizo gushoboka baraza kwa bayigusubirizaho, ariko nibitanashoboka nabwo wihangana ubutaha uzafungure televiziyo yawe kare dukomezanye kandi ube uri update hamwe na Classic Vibes. Andi ati hayi, undi yagize ati hayi ni Munyemari nkaba ndi ku Muyumbu, mumbwira amakuru ya Knowless. Amakuru ya Knowless ahari rero nuko Butera Knowless muri iyi minsi arimo arahangana cyangwa se nawe ari muri best female artist of the year mu cyo bita The Choice Live. Ubwo urumva niyo makuru ahari. Ikindi nuko sheruka kuba yasora indirimbo, akaba muri uyu mwaka wa 2022 ushize yagiye asora indirimbo zagiye zikundwa bafana n'izindi nyinshi cyane. Knowless nyine amakuru ahari nyine we nuko ari gushima Imana, niyo makuru navuga kuko ahagaze neza cyane ko mu minsi yashize hagaragaye video ubwo yari yagiye muri anniversaire ya mushuti we Evelyn Murerwa, aho yari ari kumwe na Miss Jolie ari kumwe na Mutesi Jolly bagiye kwizihiza isabukuru y'amavuko, aribwo haje no kuba havamo akavido uriya mukobwa arimo arabyina kabisa Mutesi Jolly. Ubwo urumva nyine niyo makuru ahari ya Knowless. Nani makuru ari heruka gutangaza cyane ko ubuzima bwe akunda kujya private cyane, ariko ikintu nakumenyesha ko nuko turamutse tuyabonye in time turaje tuyaguhereze kabisa in time. Wowe menya ko mu kiganiro Classic Vibes tugenda tubazanira amakuru y'ibyamamare bigiye bitandukanye. Rero tukiraho ngareka twita twikomereza rero twita tujya muri trends zindi. Mbere na mbere kamanze some indi message ndati turabakunda, ndashaka Basori izabe muri top 10. Murakoze, ni Kibungo Basori muri top 10. Urakoze cyane kabisa, ni mu Basori ubutaha kabisa tuzayishyiza biri muri top 10. Undi ati hayi ndagukunda cyane, wamaye indirimbo yitwa Full Stop ba Ishkevin, ndamukunda cyane, mwambwiye amakuru ye, thanks. Undi ati hayi mu makuru ya Always, yanditse Always. Undi ati uyu nguyu yavugaga ati nyine indirimbo yitwa Full Stop yarayisabye, ariko turaza kuba twegushyira n'ugera ikibazo. Avuga ati uyu nguyu arakunda Ishkevin, tumwe amakuru ye. Amakuru ya Ishkevin ahari nuko nyine nawe
afite indirimbo nshyashya bita Full Stop mugomba kureba mukamukurikirana cyane. Akaba ari indirimbo asohoye nyuma yo gusohora yo kurekura album yiwe kurekura EP yiswe Wrong Way. ubwo ngubwo nyine niyo makuru ye ahari, niyo makuru ari latest. Ikindi nuko yabikoze ejo bundi muri Arena, ubwo harimo ubwo barimo barakora show yitwa East African Party, yaje kuba yakora stage nziza cyane, abafana barasara avuga bati uyu ni umuhanzi wacu cyane kabisa. Dukomeze dusome message uyu wavuga ngo amakuru ya Real Ways. Amakuru ya Real Ways murayazi nuko nyine nawe ejo bundi yakoze performance nziza muri Arena, ndetse akabikora neza, abafana bakishima cyane, ndetse akaza kuhagaragara kuri stage ari kumwe n'uwo bita King James. Andi makuru rero ya Real Ways nuko nyine yabatangaje ko uyu mwaka agiye kuba yabakorera ibintu byiza cyane, agiye kuba yabasora indirimbo nyinshi kandi amakorabo agiye atandukanye. Undi ati reka tubanze twitabe ku murongo wa telefone, ni telefone ebyiri, bako mbibutse ko abantu muri guhamagara uyu munsi dukoresha message cyane kugira ngo mukayendaza kwaheza umwanya guhamagara, ndaza kuba ndi kumwe n'abatumirwa. Reka tubanze dusome message. Undi ati indirimbo ya El Kennedy indirimbo yitwa Gwamo. Indirimbo El Kennedy yitwa Gwamo tuzakorera nta kibazo, n'ugiye kibazo turaza kuyishaka. Allo Goodrich. Oui, allo. Tumeze neza, umeze gute? Yego. Amakuru ya Bushari turaguhereza n'ugiye kibazo kabisa. Sawa. Allo Goodrich. Allo. Allo Goodrich, allo. Oui. Tumeze neza, umeze gute? Bakwita nduragana he? We tumeze neza, wowe bakwita nduragana he? Okay. Urashaka amakuru yande? Yanze kuvuga, reka twitabe undi kuko yanze kuvuga bingo kwa ngo na Anastasia. Allo Goodrich. Allo. Allo. Oui, allo. Oui, bite bakwita nduragana. Oui, allo. Goodrich, allo. Oui, wanze kuvuga kabisa kandi ngende kukumva wewe uri kwanga kuvuga. Ni Janine. Janine bite byawe se? Urifuza ko niyo ndirimbo wifuza ko itazabura muri top 10 y'ubutaha? Kevin Kade. Sawa, urakoze. Yego nawe urakoze cyane. Allo Goodrich, allo. Oui, allo. Biriwe neza, bakwita nde urahagana? Tubwiye indirimbo wifuza ko itazabona muri top 10 y'ubutaha. Turaguhereza nta kibazo. Allo Goodrich, allo. Oui, allo. Ndakumva cyane, ndakumva. Jean Paul, niyo ndirimbo wifuza ko itazabona muri top 10 y'ubutaha? Urakoze cyane, ntago nawe kumvishe neza, urihangana kabisa. Indi telefone imwe. Allo. Oui, allo. Bakwita nduragana. Bakwita Jacques, niyo ndirimbo wifuza ko itazabona muri top 10 y'ubutaha? Amakuru ya Christise turakugezaho mu kanya. Allo Goodrich, allo. Allo.
mwihangane kabisa abantu bari guhamagara tuse nk'abo tube turekeye ahangaha ko abantu bari guhamagara ni benshi, ahubwo reka mbasabe mwandike message nizo tugiye gukoresha. Abantu muri guhamagara mwe mwihanganye, turaza kuba twafata umwanya twongere dufate telefone. Undi reka tubanze dusome message zibe test then bite dukomeza na update mu kanya ngarukane n'umutumirwa. Undi uyu ngo yanditse agira ati yanditse ati turabakunda fo basori ni muri top 10 nari nayisomye ndakeka. Undi ati hey ndagukunda cyane wamaye indirimbo yitwa full stop, ingi nayo nari nayisomye message ndatekereza. Undi ati mwiriwe neza ndashaka indirimbo ya Kennedy, indirimbo baraza kuba bayiguhereza. Uyu yagize ati hi ni Neziryayo Anastase ndabakurikiye 5/5 wamaye indirimbo ihoho ya Juno Kizigenza, indirimbo ihoho baraza kuba bayigushyiriraho. Undi ati hi wambwiye amakuru ya Bwiza. Amakuru ya Bwiza nuko ameze neza ndetse kandi ari kuba yategura indirimbo bita Amano, ni indirimbo agiye kwakira hanze mu minsi iri imbere. Ubwo urumva muyitegure kabisa, yashyize hanze audio nikiza ko agiye kwakira hanze na video yayo. Undi ati hi mwamaye amakuru ya Rinesano na Mike Kayo. Amakuru ya Rinesano rero nuko nyine ari kubikora neza, asanzwe anabikora nawe, yakoze stage nziza muri East African Party, byari ibintu byiza cyane aho yaje yambaye imyenda igaragara nyine imyenda itangaje iri mu buryo butangaje cyane. Undi ati mwiri ndimo bita Dayudayu rero bayigushakire kabisa, ndimo bita Dayudayu ndaza gusaka kuhanga bwe byo mayishyira, ariko ubwo urumva nyine yari gushaka maybe ni indirimbo yiwo bita Kiss Daniel, urumva niyo yise Dayudayu rwose baraza kuyigushakira Dayudayu. Undi ati hi ni Labani mu Gafaru waduhaye amakuru ya Silvizo. Amakuru ya Silvizo nyine nuko ikigaragara cyo nuko yaje kuba yajya muri yatanya gukora indirimbo ziwe ku giti cyaho mu minsi yashize yaje kuba yakora indirimbo bita Sai. Ubwo urumva ko nawe yagarutse ashobora kuba agiye kuva muri Cover Music then nawe agatanya kwakubita ingoma ziwe ku giti cyiwe. Undi ati ndabakurikiye nkunda Goodrich TV ndashaka amakuru ya Neri Ngabo murakoze nanone ni Sandrine. Okay uyu nguyu Neri Ngabo rero umuntu ashaka amakuru ya Neri Ngabo, amakuru ya Neri Ngabo ahari nuko Neri Ngabo nyine ikintu gihari nuko muri aka kana nako tukimwita Neri Ngabo nyuma yo gukora stage idasanzwe muri arena dusigaye tumwita Mike Jackson wo mu Rwanda bitewe n'ibintu akora, bitewe n'uburyo abagaragaramo n'imyitware agira kuri stage itangaje cyane ko yabikoze mu bantu babonye bari bitabe East African Party, mwarabibonye ko byari ibintu byiza cyane kabisa. Tuhite dukomeza. Uyu nguyu yagize ati mume indirimbo ya Bruce Melody Love Hard. Okay indirimbo baraza kuba bayigushya ati mu mwamba bari mukama Song Girl Khalid Young Durban Block ndabemera cyane, urakoze cyane. Iyo ndirimbo ya Khalid baraza kwa bayigukinira. Okay tuhite dukomeza rero na updates zigiye zitandukanye. Ndatekereza ko abantu mwari muri guhamagara, nekereza ko igisigaye none no kwandika message uvuga uti ndifuza indirimbo runaka ko yazajya muri top 10 y'ubutaden tukazayikugezaho. Tuhite dukomeza rero na updates z'uyu munsi twabateguriye. Tuhite tujya ko bita DJ Brian, aho DJ Brian biri kuvuga ko ari mu marira ya danje kabisa, aho yari ari mu marira ya aho bita mu Budage, aho yari yahuye n'ibibazo. Murabizi ko mu minsi yashize yari yagiye muri show, aho yari agiye gukora show zitandukanye mu Burayi, ariko akaza kwahura n'ibibazo aho abantu bamurangiye ndetse akaza kuba navuga ko yaba yaraburiye ahantu runaka, yaje kuba yaburira ahantu bakaba bamurangira ahantu then akagenda imbere kamukoze. Reka dusome post yashyizeho kuri story kuri status ya WhatsApp, akaba ari post ya irangwa n'amarira menshi cyane kabisa, ndetse kandi n'aka video kiwe yashyizeho kabisa ari kurira. Reka tubanze turebe ese iyo post bimeze bite, ese amagambo yanditse na reka tuyirebe hano hafi kabisa. Ndatekereza ko okay ndakeka ndabona kuhanga bw'ibyuma bayibonye. Ni post DJ Brian yashyizeho aho yarimo aravuga ko nyine yahuriye n'ibibazo aho yarari, ndetse yaje kuba yakubitwa n'icyo yakita imbeho ya danje, ariko akaza kuba yatabarwa na mugenzi we King Pazo, inshuti ye hafi, akamutabarwa yamuhuje n'abantu batuye muri icyo gihugu bakabimufashamo, then bikaza kurangira akize cyangwa se abonye abantu bamutabara. DJ Brian muri text yanditse kuri status ye yagize ati naho ibyi reka turebe yagize ati mu gahinda kenshi n'amarira menshi nandikanye ibimana, mu gahinda kenshi n'amarira menshi nandikanye ibi
Imana izambabare sinzagire ibintu cyangwa ikintu nongera guhuriramo n'umuhanzi Social Mura. Naho iby'iyi kampani Nadi Progress yadutumiye muri Germany, hari abantu bagifite ubugome ku buryo no kuguhitana babishoboye babikora, ibyaha nzabibabwira hatavuyemo na kimwe. Iri joro rya le 31 ni ijoro rya mbere ribi nzapfa nibagiwe mu buzima bwanjye. Mw'abantu mwe, iyo hatabaho Imana ikidushyizeho amaboko ngo ngire na King Paz wamfashije izina Brian, nari kuzumva ngo yarabuze cyangwa naranapfuyemo kimwe. Ikindi nubwo bagiye bansaba ngo nzabiceceke, ariko nzabivuga. Ni text ndende, namwe muragenda mwisomera, ntabwo twabisoma ngo tubirangize. Gusa ikintu kigaragara nuko nyine yari ari mu marira avuga ko nyine bamuhemukiye, bakaza kuba bamutumira then show nibe urumva kuguhamagara mu gihugu kitari igihugu cyawe, ukagenda utazi iyo ujya, utazi n'ahantu ugomba gukomanga cyangwa iki, then ugasanga ugiye kureba nago ahari, then show yari igiye gukorwa nago ikozwe, ndetse n'abantu bari bagutumiye nago bakwakira nubwo baguhaye support. Urabona iyo ni video ya DJ Brian yashyizeho, ya posting kuri stati ari mu mari avuga ati aba bantu bamemukiye cyane kabisa, ndikumva muri aka kanya basi mbonye ino post, nimuza kubona ino post mumenye ko basi nyiriho, ariko nukuri nafite ubwoba bw'uko ngewe nshobora kuba nava mu buzima. Rero reka mite nsaba kubanga bw'ibyuma kwanza, nimba bari tayari badushyiremo indirimbo. Narimba afite update nyinshi cyane uyu munsi, ariko reka mbere na mbere tubanza tuzane n'abatumirwa muri studio kugira ngo tubanze tubazanire vibes zigiye zitandukanye. Then mukande ndaza kugaruka na update, mumenye ko mugomba kuba hafi yanjye kabisa, mugomba kuba hafi yanjye. Ngiye kuba mfite aba artiste bagiye batandukanye hano mu kiganiro cyanjye, and then ikintu cya mbere ugomba gukora, menya ko mukanje ushobora kuba wahamagara ukagira ikibazo ubabaza, kugira ngo tujye muri mood ya weekend fresh. Reka nsabe ku buhanga bw'ibyuma, then banze badushakire indirimbo imwe, then mukanya mite ngarukana n'umutumirwa wa iyo nkuko nababwiye mu kanya ko ndibuze kuba ndi kumwe n'abatumirwa muri aka kanya. Rero nkaba ngarukanye n'umusore kabisa, muramubona ari kuri fresher za Daniel, kuri drip za Danje. Na bintu byinshi ndibuvuge nuko ari butangire abahereza ikintu bita vibe ya Danje. Let's go bro. Irari mfite nikabutinda ho nyuze hose masiga tsunami, ndarota kubaho nk'umwami gute gucyango tewe mu mamini manini mind fast ndi gucina kati ya beach ya shape igayitse Jimmy Lee ugira umukunzi ya Jimmy uretse gato kabisa John, uretse gato mwere kubona ukuntu ibintu bimeze kabisa. Fasha kuri mic kabisa, wongera ubatemo fresh none twagiye none batemo. Let's go. Jimmy Lee is this post sagwa power kiri kuri pussy is thinking ari kabinyicira ubwonko busibwo buzima yari mfite nikabutinda ho nyuze hose masiga tsunami, ndarota kubaho n'umwami gute gucyango tewe mu manini mind vast ndi gucina kati ya beach ya shape igayitse Jimmy Lee ugira umukunzi even ex ese uri umutunzi ukeneye imari of course ugira umukunzi even ex ese uri umutunzi ukeneye imari of course. Jimmy Lee nitwa Jimon, wakwita Jimon inkoze ku mutima kabisa. Nanjye kumbaza niba mfite umukunzi ntaniho ku buryo was born nanze nzigira shameze fresh byatangiye meze fresh for Jimon. Ni muntu ki? Jimon ni umusano w'umuraperi ya watangiye music ryari Jimon? Music bitangiye music yo twabitangiye turabapete, ahubwo wenda ngiye niyongoreje kujya stu mu 2019 I think 2019 ya kuki wise Jimon. Jimon ni izina ryaje niga S1 waje kugira indirimbo zingahe? YouTube ariho I think ikari indirimbo eshanu enye cyangwa eshanu, video ebyiri na andi na audio. Ni gufasha muri audio ndetse na video, ibintu nk'ibyo ngibyo. Audio mfashwa n'umuproducer Wina Beat video ni sana director benshi, nkingi yakozwe no bita Oze njye gupremieringa, iyindi yari yakozwe na MT ufite management isungura
nta management kabisa no kwirinda gusa mfite abahungu banjye ba BHM Big Homies Music ya nabaji bambafi byatari ni mu nshyashya zanye yitwa Gang nzangu kubita ngo nubwo umutima uri strong na voice iri deep gukura nahera ni flow nakunze umukobwa mfata nk'umusazi mitambo nabyo kari so nukubana ari ku mubare wiwarira go tuhita na hasi nabaye divo wari kana siga sinana na pitch and loveless fuck forget me yo gahunda simongo umufungo ndi jobless is do uri niga nazo bimenye risiki mu gitondo ndabaduka miga umukanda ndashaka dying nka mama Jimmy Lee Juni asa kutikona kuwa Juni ni Jimmy Lee kwa Jimmy Reflector no lero ngiye ngunda kuvuga ngo Jimmy Lee aya mazina aryanguye kwa yakuye Jimmy ryaje ni GS1 ryaje ni GS1 kabisa kubera uko ureba ukwezi zawe ko nta muntu uba kuri isi mutazi kwezi nta muntu uba kuri isi utazi kwezi kabisa bibo rero na alphabet ndabyataye na alphabet yitangiye ikintu kiri great ni alphabet itangiye izina rya mere wanjye na alphabet itangiye izina ry'Imana ibintu byinshi cyane na vunda alphabet ya G reflector yo bivuze ati ngo biguhindure nanjye bimindure byo ndi kuvuga kabisa iyo ngo rero ari umuntu isandika message agati uwo cyakoze uwo no wacu pe ni Sandrine nanone urumva nyine umukobwa kabisa wabo kabisa urumva ko ibintu bitangiye kugenda neza fresh neza gahigo ka music uri kubibona gute nyine industry bimeze bite uri kubibona industry hadi byatari niyo mpamvu batangiye mu kwa mbere natangiye mu kwa mbere kugira ngo mbakubite imizigo umwaka nagomba guhagarika kuko nabibonye last year kuntu nakoze nagiye nshyiramo pause byatari nicyo kintu cyandindije ariko uyu mwaka ndabica twitegura kuri ubwica ndabica ngera genge yawe turabica ese ni nk'icyo kintu wiyizeyemo kizakugira umuhanzi wa mbere cyangwa se kizakugira umuhanzi ukomeye uzi ikintu nizeyemo cya mbere ni hard work cya kabiri nzi ko ndi umwanditsi mwiza nuteganya ko ifasi zanjye umuntu ugiye gusura any platform yose nkoresha ari bwo ko njyewe ndi umwanditsi platform zanjye zose ari YouTube channel YouTube iri hano mbere cyakumo yarukiye wanze mukore subscribe like musharing ni Jimmy Reflector kabisa mwanze mu vivasi z'umujamo wabazi Jimmy Reflector ngiye kugana cyanje bari show gusa ni vibe byatari uza kabaga hari no mubwira ati wowe n'igisazi ntabwo hatimutuza ndakubita ku bisazi ibindi bisazi umunsi ngira gutric zari inzozi ze zibayimamo yarose kuva risini ya wani none birangiye abigezeho dore takafitiye mike gusima niyo na panika mwarigeje yuwara basigagezwa na kamwe na guparika n'umururu hano ariko si umururu mukurapa yumvira uburyo njya beat niga ndayikoma mubona gapapa ni serious cyane but bitavuze ko atari humble ninzo yichaka ko zirimamo mbijemo kandi sinzabivamo wenda nichaka nzabigwamo ni pakuko banyumukizemo mu kugeza mbaye kimomo ni kugeza mbaye kimomo Jimmy Lee Timon njye mama marakuza hano kugira ngo wereke abafana kabisa ko njye nta bintu byinshi mafite kukubaza uretse wowe kuba wakereka abakunzi ba God of course bakavuga ati ese impano dufite ni impano tubafite uyu munsi ni wowe bamwita Jimon ari kubikora neza cyane kabisa akaba afite indirimbo nshyashya yitwa gang ari kubikora fresh cyane nono hari abantu bagiye bakumyiza kunyandikiraho gati kora muri net tukurebe none ndabona uwo bita hano tukanahura no mu nzani bamenye mbese bakora fresh batarirwa banabimubwira none se Jimon umuhanzi wifuza kuba wazakorana nka collabo umuhanzi w'inzozi zawe nakubeshya umuhanzi w'inzozi zanjye nakwifuza gukorana nawe indirimbo tuvugana ni n'icyo bita Centros no mu cyo gihugu ni mu UK kabisa mu mugi abahanzi ukunda mu Rwanda nabaye batatu Kimusela Bulldog niwe musani wa mbere kabisa nakuze numva Tough Gang Tough Gang kabisa abahanzi batatu kabisa Doggy bandi simura nakubwira Doggy mu baraperi batatu ntari batatu maraperi Doggy Diplomate na Paul nakundaga verses nese Jimmy ni iki kintu
wabyitwaramo gute ugiye uri kuri stage ukumva abantu batangiye kuvuga bu cyangwa batangiye gukoma amashyi twakurambiye gira ugenda byitwaramo gute ntabwo njye abantu bandambira kuko njye ndigisazi ndi iburyo n'ibumoso ndi iburyo n'ibumoso budeke yanjye ni iburyo n'ibumoso yanjye ndi iburyo n'ibumoso kabisa ntabwo bandambirwa n'ibibaho ikintu nasezeranya abakunzi ba Class Vibe kabisa nuko zino vibes za G Moon hano zirakenewe hano kabisa niyo mpamvu ubutangiye nzamutumira muri freestyle time aho nahita wica kabisa murabizi ko ari igihe kijya tukabahereza icyo bita freestyle ikindi nabagira abantu ushobora kwamaga akagira ikintu muhaza ariko mbere na mbere reka mbanze nshimire G Moon n'iki namubwira nuko mbona ari kubikora neza cyane kabisa n'indirimbo bita gang ni indirimbo nziza nabashe kwumva numva ni fresh cyane niyo mpamvu ngiye kumusaba kuko nyine baravuga ngo nyine akaryoshye nigahora mwitama murabizi muri ime kandi dufite n'abandi batumirwa bagiye batandukanye ari mpamvu mugiye kumusaba kabanza akabwira ahantu mushobora gukura ibikorwa by'iyo ahantu mushobora gusanga ibikorwa by'iyo fresh play then n'uburyo mushobora kumubona mushobora kuba wakwifuza gukorana collabo nawe ushobora kuba wakwifuza kugirana service imwe nawe arababwira uburyo mushobora guconnectingamo then adukurikiye freestyle mukamitengarukana n'undi musani uyu munsi ni show kabisa abantu bambona ahandi kuri Instagram ramutse banyandikiye wambona ni G-Moon Reflector G-Niga Moon y'ukwezi bisanzwe reflect uko uri kubyumva nuko bimeze kabisa na no YouTube any platform yose nuko nigeze nkoresha n'abantu bambona kabisa man Reflector ryo batuye ko ryagiye kwera reflector like nkakura ushobora gukubita nka light yara muri mira igahita ikugarukira nkuko ndi kukubwira nyine ko ngomba gukubita vase iyo ngukubise vase ngakwaca kukubwira ngo izidiri si posi zagwa pawa nimba zitagwa pawa nanjye ntabwo zazima kuko ndi umuntu njye ntabwo ndi wa muntu ujya kwandika vase ngo njye gushakira ahandi ni environment ibintu binyikije niyo mpamvu nitwa reflector urakoze cyane urakoze cyane uraza gusa kuhanga bw'ibyuma ko baza kuza kuba badushakira indirimbo ya G-Moon gang baze kuba bayidushyiraho mbere na mbere yuko nyine bayidushyiraho ndabizi abakunzi bacu bagiye badusaba izindi ndirimbo zigiye zitandukanye reka nse kuhanga bw'ibyuma hari indirimbo bagiye badusaba abakunzi bacu hariyo bita basori bagiye badusaba full stop ya Juno Kizigenza bagiye badusaba indirimbo nyinshi cyane zigiye zitandukanye ese ubanza umbwire muri abo bahanzi ese mu bahanzi nyine bano bari trend mu ma trap wowe nyine umuhanzi wimvamo kurusha abandi no wowe muri trap bwana najya umuvasi za bush afranga fresh azino kwandika azino kwandika kabisa ubwo urumva kuhanga bw'ibyuma nimba indirimbo ya G-Moon turaboneka ahita badushyira nimba yo bita bushari ibintu bigenda fresh kabisa urumva ko uwo bita Bushido niwe umwe mu bahanzi G-Moon akunda ndetse akaba dusabye ko twamuzamura indirimbo y'uwo bita bushari cyangwa se Bushido then mukanya ngahita ngaruka ni kumwe n'abandi batumirwa uyu munsi ni show kabisa nabategura show cyane ko abana bari hafi kujya ku ishuri ari kwitegura kujya ku ishuri ntago wagenda utabonye G-Moon ntago byari gushoboka kabisa kanse kuhanga bw'ibyuma tuzamukane n'indirimbo then mukamitengarukana n'abandi batumirwa kabisa indirimbo iri hafi baye bayidushyiramo icyo gihangano cyitwa Hello ni igihangano indirimbo nakoze yanjye ndetse n'umuhanzi witwa Hood undi mugabo utabashije kuboneka witwa Papa Cyangwe mweko nyine batatu ari wowe n'uwo musore ndetse n'uwo bita Papa Cyangwe ni indirimbo bita yitwa Hello hashtag abantu bakunda kwita ngo kutitaba waduhereza yose mu hello I'm just calling I'm way through to what you know coming tuza nacyo gushishoza barabya bindi negereje kuza I'm the big boss nibashaka bose boss I pay that cheap just bijye muri bill 1 2 4 5 ndagutama nagotswa kudadoda azamanuka munguke hello shorty wagwan hello gwama right now checking over tuyirindi byaha oya nugo gatura amajyana kutitaba fata telefone baby kutitaba kote niba kwese hello wahise hano mu buryo bw'akateme keza urabizi abantu benshi bashaka kuri telefone baravuga ngo hano rero
ni ijambo rimenyerewe n'abantu benshi so kandi muri vibe nzima pe nziza kandi wese avuga ati ukajambo agatekerezo wenda ikintu gasa nkaho kansigara mu mutwe nubwo hanze best mu bahanzi cyane Clapton indirimbo yawe yakangaye indirimbo yanjye ya gatanu nimba ya gatanu yego okay Karere ya music siri kuribona gatanu mu Rwanda bimeze bite hasi zimeze mu Rwanda umuziki ntabwo ni byiza biragenda neza cyane umuziki barimo barakora ibihangano byiza byose ni amahoro so natwe nk'abahanzi turiteguye kubaha vibe nzima turi kubaha ibintu bizima biryoshye biryoheye amatwi bihuha ibyishimo of course ni ikiri guteganyiriza abanyarwanda na Lampton igihe cya mbere bateganyiriza abantu benshi bakunda kwita ndishimye by the way mbona nko kubabwira ko mfite brand yitwa ndishimye umugabo wako yambaye iyi ni brand yanjye yakunzwe n'abatari bake yagize no mu bihugu by'amahanga benshi barayizi gusa ndifuza kugira ngo imenyekane cyane kurushaho igere kure iyo brand rero zayidutemo natwe rero utaha tuzayibatamo kabisa Abanyarwanda uzaba ubabwira ukuntu bashobora kubona iyo brand yawe then brand yanjye of course mfite umufatanyabikorwa witwa Dimes Limited ari company dukorana mu buryo bw'ubucuruzi kugira ngo brand igere kure kurushaho igere mu bihugu bitandukanye so akaba ari nawe dukorana mu bijyanye n'umuziki nkaba mfite team yanjye yitwa Heavy Music umusore niyo abarizwamo so rero niho dukora imiziki yacu manager ntabwo ni manager nari ni umuhanzi ese Lampton okay wadushaka urugendo rw'umuhanzi kuva atanya muzika career kugeza abaye umustar yose biba bimeze bitewe bihagaze bite inzira acamo ntabwo biba byoroshye ntabwo ari ikintu cyoroshye ntabwo aba ari inzira ndende cyane aba ari ikintu bita inzira y'umusaraba kubera ko henshi mu bikubahura na benshi mu kinege bavuga ati zaba ibintu bishyizemo uzabishobora but by the way nahereye ku ndirimbo z'ama motivation songs ku ma Spotify ama motivation songs ari mu cyongereza no mu kinyarwanda ngenda nzamuka buhoro ngera kuri vibe songs so ariko izo motivation z'inyigisho n'ibyo ngiye gutyo zo kudacika intege ndimo mfite yitwa work hard mfite yitwa run mfite yitwa ndishimye kugira ngo itange vibe y'abanyarwanda ibyishimo so rero ibyo byose ni uburyo kugira ngo niba uri umuhanzi making ashobora kudacika intege cyangwa wite ku magambo y'abantu ahubwo focusinge ku bihangano byawe Lampton niho umuntu akuri ibihangano byawe ibihangano byanjye biri kuri social media zose nitwa Lampton Music kuri YouTube usakinze rwose Lampton ndishimye bahita ubona hanyuma Lampton ikunda kugura abantu kuri Instagram usakinze wambona ukanze ngo ndishimye wese ndishimye ndetse mbese muri make dufite gahunda yo kuba byiza kuba wayitonze cyane bimeze bite ni ukubogoza ntabwo ari uko mba meze ntabwo ari uko mbogoza ahubwo ni uko nyine dushaka akantu duhera abakunzi bacu akantu kaka vasi kabisa akantu kabera uko she is queen she is real every day ahora ari chill niwe muntu wenyine nitahani arabizi sinabikora handi gengo zarahabye zarakwamye umwana ni hatari lengezamo ngo ni feke je ankunda byahatari mureke iby'imihari mugabanye iryo tabi she never disappoint me every day ni pull up your love is so sweet like sugar girl I don't need the stress show me your pretty face you're my weakness yongera bitwa Jingo iri kuri YouTube channel ya Elmood ushaka wagenda ukayumva izindi nyinshi ziraje social platforms zanjye zose nitwa Elmood ahantu hose urakoze cyane kabisa urakoze Elmood none se nawe wakiza kandi kantu dukubita Lampton akandi kavasi kabisa twereje bakuye na freestyle ikubite freestyle nari kabisa freestyle aka kanya twagiye turirimbe kuki turirimbe ku bakunzi bakurikiranye Classic Vibes tugire ikintu tubageza
Okay, bakunzi ba Classic Vibe turabakunda. Ese murabizi cyane ko tubifuriza ibyiza. I'm the first, I'm the one only. Pese mumenye ko tubifuriza ibyiza gusa. I'm gonna tell you what I need. You know, I'm gonna give you a good vibe. You know, I'm gonna pull up till the morning just to give you good time. urakoze cyane kabisa, urakoze cyane. Katwitaye telefone ebyiri den twite dusezera tugaruke mu kati ko none mutunga twicaro ninga isagenda kabisa rukanse cyane, ubanza atinye bitewe na freestyle wari umuhaye. Ahubwo kintu nababwira, ese mushobora kuba mwarangira abakunzi banyu bari burebe ku rusanga ikiganiro cya mukagira bari busanga indirimbo yanyu then mukagani no kunima cyashya then tukahita dusezera tukagaruka mukanya ngarukanye n'undi mutukuru. Indirimbo nk'uko twabibabwiye yitwa Hello ni Lambton featuring Papa Cyangwe ndetse na Edmund. So rero iyo ndirimbo cyasha twabazaniye umunsi kugira ngo abanyarwanda muyimenye, muyishimire, muyikunde, muyisangize n'abandi, muyicurange rwose ahantu mu ngo zanyu hose, kuko indirimbo itanga ibyishimo, ifite kabisa good vibes. So rero hose ni Hello, hose nitwa Lambton. Ndishimye, murakoze. Hello ko twicalo hello gira ikintu ubwira Lambton. Yego, urakoze cyane. Kansaye ku buhanga bw'ibyuma rero zamure indirimbo bita Hello ya Lambton, then mukayimite ngarukana n'umutumirwa wundi nabagiye ko muri studio nazanye n'abatumirwa benshi, ndaza mukandi kumwe n'umutumirwa wo bita Dylan Flex, n'umukobwa uri kubikora neza muri iminsi cyane. Reka nsaye ku buhanga bw'ibyuma dushyire mu indirimbo bita Hello ya Lambton featuring Elmod ndetse na Papa Cyangwa mukayimite ngaruka. Let's go. Iyo nkuko nababwiye uyu munsi ni vibes za danje muri aka kanya ngarukanye n'umukobwa kabisa uhagaze neza, muri kumubona ari kuri swag za danje, namwe nkuko mumureba cyane. Nabi byinshi ndibwirwa mvuga, ahubwo ndamwakira muri studio za Good Rich TV ndetse mu kiganiro Classic Vibes atangire aduhereza vibes wese. Bimeze bite? Kuko nje ariko bimeze bitobona. Wapi ndimo neza. Urimo neza? Gase washatse ukuntu tweka kushyushye man. Yo, I'm on the move, my bro call in the gang. I got a juice, my songs on the top 10. I'm on the move, my bro call in the gang. I got a juice, my songs on the top 10. Yeah. Bakwita? Dylan Flex. Kiwise Dylan Flex. Okay, kuri twa Dylan ndi n'umuflexinzi. Kabure n'umuflexinzi. Dylan Flex ufite indirimbo zingahe? Umaje kugira indirimbo zingahe? Aze kujyana kuri YouTube mfite indirimbo 21. Kuri YouTube ufite indirimbo 21 zifite n'ama video. I guess ko 15 zifite video. 15 zifite video. Ufite management isubu ngo House of Rumori. Ndumva bimeze neza niba ufite management. Kiza ko n'ibikorwa biba bihagaze fresh cyane. Nese Dylan Flex waba waratangiye kuririmba ryari? Muri 2020. Ese watusangiza ku mvune muri 2020 umaje gukora indirimbo zigera hafi 20? Ahubwo ndacyafite n'izindi nk'ijana sitara. Ariko nibwo wasohoye indirimbo ya mbere? Muri 2020 nibwo nasohoye indirimbo yanjye ya mbere. Nose ubwo imvune yitwa Njyewe Nawe. Freestyle twumva. You broke my heart into pieces. I really hope that you can see this. Njyewe nawe, let's go back. Njyewe nawe, we can make up. Dylan Flex. None se Dylan Flex wadusangije ku mvune nyine wahuye nazo zisanzwe nyine z'abakobwa, ibintu bajya bacamo nyine. Ese byakugendekeye bite? Wigeze uhura n'ibyo bibazo cyangwa wowe waje usanga inzira zifunguye birakorohera? Shangese hasomari ntabwo zabura. Haso muri lockdown nibwo nahuye na haso nyinshi cyane, ariko Imana igenda idufashamo nyine tugapushinga through all that. Nubwo wagiye uhura na haso nyinshi cyane. Waba ese ko bijya bivuga ko abakobwa bakwaruswa y'igitsina muri nyine ugasanga producer barabagora, we byaba byarigeze bikubaho? Wapi njye Imana ifite management.
ngewe njya muri studio nyine ibintu biri ku murongo wowe ugenda byose byikoze cyane. Yego. Eh, icyiza nyine cya management watangiye music ufite management. eh Okay, nese kugira ngo umuntu akorane indirimbo na Dylan Flex bisaba iki? bisaba kuvugisha azo from muri ni kuvugisha team ikirano kandi nawe tabiceri byinshi wapi wowe uraza ukatweka icyo ushoboye mani ntabwo Nese Dylan ni fresh ufite tatu zingahe ku mubiri wawe? mfite 6 Tatu esheshatu. None se bibaye ngombwa ko wenda wishyira tatu y'umuntu ukunda wakira izina ry'umuntu ukunda? ntabwo nabikora. Kuba icyo utabikora se? ntabwo mbikunda. Yego. None se Dylan, kuri kuvuga ngo ntabwo wabikunda warigeze ntabwo wari wisanga mu rukundo se? ntabwo njye mu rukundo. wapi njye byawe byarananiye kandi uririmba indirimbo z'urukundo nyine hari ibintu bitandukanye mani ushobora no kuririmba story yawe reka ushobora kuririmba story yawe ariko nkayiririmba mu mwanya wow ese waduhereza abakunzi bacu akantu kaga freestyle kwanza twagiye reka mbaye freestyle y'indirimbo itarasohoka. Wish nigga konyaniye I make money nicariye izindi gang zaransariye nzitahuza nsigara nikwamiye manje hanjiri hariye ibisazi nibyo nge mazaniye mora nikaraga mona everyday mbani maso let's go giri we go giri paka sambira rizaso sinkunda gusara nyuma yo gusara vamo saga bakana gusa simundizi beach zimitagihe nyene beat ziri seriye there is a street now anyway kuri zi phone wagarukiye if you wanna kill my vibe you better try tomorrow. I'm the ghost, you better get lost. I'm gonna kill you tomorrow. For sure? Hey, icyana yemba. For sure? Hey, kanina mirafunze. Yeah. None se Dylan Flex ungu tuzana indirimbo bita Turashumika. Featuring Papa Cyangwe. Wakoranye na Papa Cyangwe. Yeah. Ase gukorana na Papa Cyangwe muri studio byari bimeze bite? Byari ibintu byiza. Ni experience nyine nziza tu. Abari undi muhanzi se mufitanye mugoteganya gukorana collabo nawe uzwi hano mu Rwanda? Ego. Nuwe? Betray nawe mufitanye collabo yaramajije kuba record. Zirimo turabikurikirana. Okay. Ubwo ndatekereza ko abakunzi ba Classic Vibes nabo bazaba bari tayari kabisa. Bazaba bari tayari kuba bakakira iyo ndirimbo yawe cyane ko ndi kubona ko uri kubikora fresh cyane. None se ni iki gisaba byashoboka ko wadukwita akapera kuri ndirimbo Turashumika? Ahari niyo mpamvu numva bidasanzwe. Maybe that's why I need you like my medicine. Utuma numva nazamuka ku musozi nkavuga hari niyo mpamvu numva bidasanzwe. Maybe that's why I need you like my medicine. Utuma numva nazamuka ku musozi nkavuga nijyanire kuriya kandi far away kandi far away turashumika dufatirane vibe turashumika tubyine mpaka down Chuma gang shout out Chuma gang feature House of Family gang House of gang ari timu abantu benshi harimo abantu benshi cyane ni fresh cyane kabisa kinakugana ni courage uraririmba neza cyane ku hejuru ibintu urimo urabikora fresh cyane uri kubikora fresh nicyo kintu navuga nuko indirimbo zawe nyine ziri quality ukuntu hari imwe na indi watangiye uririmba maybe ni top 10 top 10 featuring Nganji hamwe na Nganji Green Ferry featuring House of Family. Hello Goodrich. Hello Goodrich. Hello
Allo? Okay. Iyo ngo yarahamagaye ariko ndabona kumvikana byanze. bahamagare tuvuga Bahamagare bagira ikintu bakubwira. ugira ikintu mumbwira Banze kugira icyo bakubwira wallahi. Iyo ngo yanditse message ati uwo musista ndamufana. jeje Ni Sandrine atubwiye ngo ni Sandrine ngo aragufana cyane kabisa. Ya, Sandrine ubwo urumva yagushimiye. Sandrine whatsapp Kabisa Sandrine. yari Sandrine turitiranwa nanjye nitwa Sandro Nicyo uteganyiriza abakunzi muri uyu mwaka wa 2023? EP album much featuring like with the big guys featuring Nava Star hano mu Rwanda even outside. It's good, it's muri uyu mwaka. Uyu mwaka ni ukubafata kabisa. Rero nasaba ko wabwira abakunzi bawe ahantu basanga ibihangano byawe tugahuza ubutaha, babwira ahantu bashobora kuba bakura ibihangano byawe. Indirimbo zanjye ziri ahantu hose like every music platform. Actually kambanze kuri audio, hari Audio Mac, hari Spotify, hari za Boomplay, amano sama music platform ya audios njye hose ndiho like even Snapchat, Instagram, Facebook, kuri YouTube ni Dylan Flex. Ukenjoy ingoma zirenze. Shout out to director wanjye Zeti School Ski Zeti director mu Rwanda kabisa bya bigukore fresh kabisa. Ni video yawe twarebye mbona ni video nziza cyane kabisa. Icyo nakubwira courage. Reka mbwira abakunzi b'ikiganiro Classic Vibes ko twuzongera guhuza ubutaha n'ibyiza byinshi tugenda tubagezaho. Ikiganiro Classic Vibes gice buri wa gatanu guhera saa 10 kugera saa 12 nimuzongera gucikwa kabisa. Reka nsaye kuhanga bw'ibyuma nimba hari indirimbo ya Dylan Flex njye kuvuga izina rya director, indirimbo ya Dylan Flex wayinagemo kabisa. House of Muri in the house.